gatoya yitegura igeze ndetse no ku bandi bahanzi mugomba gufatanya maze ubuyobozi bw'abanyamakuru. Murakoze cyane, ndabanza kubasuhuza ariko kandi mbabwira ngo Imana ibamugisha, Imana ibamugisha ko mwafashe umwanya wanyu mukaza kwifatanya natwe, mukaza kubana natwe muri iki gikorwa twatangiye. Kuba mbonye itangazamakuru ringana gutya mise mbona ikintu gikomeye, mbonye ko hazashya na mise mbona hazashya kabisa. Reka manza ndashimire kabisa umuntu wese waturutse kuri YouTube, umuntu wese waturutse mu itangazamakuru, radio, televiziyo ndetse n'ibinyamakuru byandika. Imana ibamwerengeje kandi uyu mugisha ndimo gusaba ntabwo ari umugisha wo gufekinga kabisa, kwa kundi nyine umuntu iyo ageze mu bibazo yiyambaza Imana njye ntabwo ari uko bimeze kabisa. Uyu mugisha mbasabiye mukuye ku mutima. Hari abantu turi kumwe hano kuri pano batigize introducinga, ngo yitwa DJ Nudlot, niwe mu DJ wegukanye ntabwo negukanye nk'uko bivuze Amazon final nabaye forefront muri iri tsinda. urumva ko yageze kuri final, nari nibeshye gatoya. Ari mu ba DJ bazabanza gususurutsa abazitabira igitaramo mbere y'uko DJ Phil Peter ajya kuri stage. Hanyuma hano turimo na Neo Bosco, hari n'abandi bahanzi bagombaga kugaragara hano ariko batigeze bahagaragara kubw'impamvu zimwe tuzi izindi tutazi, kuko hari nk'abahanzi bo mu bihugu byo hanze bagombaga kuba bari hano. Harimo Double J na Kiriku, bari mu nzira barimo baraza, amasaha byabaye ngombwa ko abafata dutangira bataragera hano mu Rwanda. Hanyuma uwitwa Levixon nawe agomba kugera mu Rwanda ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo, nibwo indege izagera mu Rwanda. Ubwo hari abantu benshi bashobora kwibaza ngo kuki tutabona abandi bahanzi. Niba Bosco turi kumwe hano, nagira ngo nawe abasuhuze, hanyuma kugira ngo tubone kwinjira muri wa mwanya w'ibibazo bitandukanye. Bosco, mwanya ni wawe. Niwe nishimiye nanjye kuba ndi mu gitaramo cy'inshuti yanjye yakomeye yuko ategura kino gitaramo. Ntabwo nigeze nibwira ko tuzaba turi imbere y'itangazamakuru turimo turareba indi achievement yako nk'umuhanzi. Urabizi ko personality we yari itangazamakuru. Kugeza ubu rero turi celebrating ikintu kirenze kimwe. Ibi ngibi ni ibintu nanjye ubwanjye ntarakora, kandi ntekereza ko mu muziki nubwo nawe maze igihe kirekire ariko naje mbere. So ni umusaza we n'ubundi wahoze ari umusirikare muri umusirikare. So rero nishimiye kuba mwese muhari. Ubwo gahunda zakomeza, ubwo ibindi turabikurikirana. Murakoze cyane. Bateraniyemo Country Inn Hotel, nagira ngo nawe aze kubanza adusuhuze, anagira icyo atubwira kuba bamwifuje bashyigikira Yago kuri uyu munsi wa none. Arakoze cyane. Muraho. Ikibazo reka muhagarare. Amazina nitwa Edward Bagire. Ndi Sales and Marketing Manager wa Smart Heaven. Smart Heaven ni company ya management ifite the country in project. Ubundi benshi babanzi the country in is operated by Smart Heaven. Natwe twishije kuba namwe kandi tubahaye ikaze. Arakoze cyane, Imana igumugisha. Nagira ngo Joshua dufashe n'abakuru ibibazo tukabisubiza no tukabindi. Nongere mbibutse turase cyane kuri album launch, umwanya uhagije wo kuganira na Yago mu buryo bw'umwihariko. Reka duhere Patrick
nyawe. Congratulations kuri yabo kuri album launch yawe ya mbere. Ikibazo cya mbere, ejo ufite launching album, hari abaturage bari hirya no hino mu gihugu bakunda bakunze indirimbo zawe, bakunda n'ibyo ukora muri rusange. Ejo bazabasha gukurikirana ku gitaramo cyawe, wenda utazabasha kugera hano kuko twabonye kugura amatike, harimo kujya kuri www.yago.rw. Ese waba waratekereje ku bundi buryo umuturage uri hanze ya Kigali ashobora kuba yabona igitaramo cyawe? Icya kabiri, urumva ku mutima wawe umeze ute kuba ejo uzalaunching album launch yawe ya mbere nk'umuhanzi ukizamuka, kuko hari benshi bigora kugira ngo babe bagira icyo bakora. Icya gatatu aricyo cya nyuma wenda mbariza n'abantu ejo bazaza, mu gitaramo cya Dani twabonye gutangira kw'amasaha ari ikibazo, abahanzi kugira ngo baze kuri stage ari ikibazo. Yago, urizeza abantu bazitabira igitaramo cyawe ko tuzaba duhari tukabonera abahanzi ku gihe kandi sansan go high? Ikibazo cyanjye ni kimwe gikubiyemo byinshi. Basa sufandi njyewe na straight to the point, ndakubaza ngo imbaraga zavuye zo gukora bino bintu nyuma y'urugendo rutoroshye rw'ibicantege byinshi nagiye gusubiramo, ariko uyu munsi none ugatangira indirimbo ya mbere kugeza kuri album yuzuye, ni imbaraga wakuye he? Ibibazo bitatu imwe yabajije. Ikibazo cya mbere cy'umuntu wifuza kuzaza mu gitaramo cyanjye ariko akaba wenda azaza akaba ari kure, akaba ari mu cyaro runaka, mbanze nshimire ko hari abantu bo mu byaro bitandukanye batangiye kugura amatike, mbibashimire cyane. Hanyuma abo bantu batazabona uko bagera hano, hari uburyo burimo gutegurwa bwa online. Turimo turareba kampani yitwa Spotify, turimo turakorana nayo mu buryo bushoboka, kuzareba ko hari uburyo ba streaming igitaramo mu buryo bwa live. Hanyuma kuri wa muntu noneho udashobora no kuba yakurikira iyo live, kuko kujya kuri YouTube ni bando, ni amafaranga, ni data bikenera. Nyuma y'igitaramo tuzagira Suwejo Country Tour. Nyuma y'igitaramo tuzagira Suwejo Country Tour, ni gahunda tuzabamenyesha mu minsi iri imbere, aho tuzajya dutaramira noneho mu byaro bitandukanye, tukajya iburengerazuba, tukajya mu majyepfo, tukajya mu majyaruguru ndetse n'iburasirazuba. Ibi byose tuzabibamenyesha mu minsi iri imbere. Hanyuma ikibazo cya kabiri cya Emi, niba nibuka neza, ni ikijyanye n'amasaha. Avuga ko igitaramo cya mugenzi wanjye Dani nanone tunamushimire cyane, namwe mbashimire ko mwamushyigikiye. Yagize igitaramo cyiza, ariko nk'uko wabivuze kujyanye n'amasaha, njyewe abantu banzi ntabwo abanzi neza, apana abanyibeshya, abanzi neza, kuko hari n'abanyibeshya bakagira ngo baranzi kandi batanzi. Uburanzi hari abantu banyibeshya. Rero abanzi neza barabizi ko ntagira excuse me, ntagira utuntu twakoze imbere y'abantu ngo babeshye, nze mbabeshye, nigire ijoro nigire imisa. Ku bintu bijyanye n'amasaha, ni ibintu namwe muze mwebwe muri hano ukuntu mwageze aha mukubitira gake igihe twebwe ubwacu turi hano ntabwo twacyubahirije. Twebwe ubwacu abanyamakuru twese turi hano, numva ngo niba hari ababyubahirije ni babiri cyangwa batatu, ariko igikorwa kirimo kiragira gute, kirimo kiratambuka kano kandi bisobanuye iki? Bisobanuye ko ntabwo ngiye kubabeshya hano ngo gates will be open around 4 PM ngo igitaramo gitangire saa yine. Oya, ahubwo ndibabwire ngo bitewe n'uko tuzagenda twakira abantu binjira mu gitaramo, bizatuma noneho na wa muhanzi agerera kuri venue igihe. Ntabwo ndibuze ngo babeshye ngo mbize zitangaza ngo koko ngo abahanzi bazaba bahari ngo amasaha ya naya, ariko icyo nzi neza cyo nuko coordinator wa concert ni umuntu uri strict cyane.
ari strict cyane, mushimira cyane n'umugabo witwa Amani, niba urimo kubikurikirana bivuze ko uko byamera kose tuzagerageza uko dushoboye. Bishobora kwanga, niyo mpamvu nanze kuba promising ibintu hano, bishobora kwanga ntitwubahirize igihe, ariko natwe ntabwo ariko tubishaka. Ni ukuvuga ngo iyo umugabo aguye mu kibazo cyangwa iyo umuntu ageze mu bibazo, ntabwo aba ari bo babyihamagariye. Birashoboka ko wakwifuza neza ariko ugahirwa nabi, si byose ushobora kubyuka uvuga ngiye ndifuza ko uyu munsi wanjye ugenda gutya, ariko ntugende uko wawifuje. So uriya munsi ni ku munsi w'ejo, ni kuwa gatanu, amarembo azaba afunguye saa 10 zuzuye. Amarembo azaba afunguye ko umuntu wifuza kugura itike cyangwa amaze kuyigura winjiye muri konseri. Konseri izatangira nyirizina cyangwa se iteganyije gutangira isaa 1 zuzuye. Isaa 1 zuzuye, MC azaba azamutse kuri stage atangiye kwerusinga kugira ngo show ikomeze running. Ikibazo cya gatatu cya Emi, ni ikijyanye imbamutima zawe kuba ugiye kunshi. Yego, imbamutima zanjye mu by'ukuri niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo Imana ibahe umugisha. Ntabwo ari ibintu nigize ntekereza ko nzagira abanyamakuru bangana gutya baje kunshyigikira ku bijyanye n'umuziki wa cyangwa se urugendo rwa muzika natangiye. Niyo mpamvu navuze ngo Imana ibampere umugisha. Imbamutima rero nta zindi, ni ugushima Imana, ni ukubashimira mwebwe, kubera ko ntabwo Imana ikorera mu bantu, Imana ikorera muri mwebwe mu itangazamakuru nk'amwe kuba mwaje gushyigikira. So imbamutima zanjye ni ugushimira Imana, mwe gushimira Imana kandi namwe nkabashimira cyane. Hanyuma sinzi niba ibi yanyuzwe kubisubiza hawe. Tujye ku kibazo cy'umujene hano, Patrick de Kitaseyina cyagiraga giti wakuye imbaraga zo gukora. Yego, uburyo wakoze indirimbo ya mbere ukaba ugejeje aho ugiye gushyira alubumu yawe ya mbere. ewa ikintu nshimiye ni uko Patrick mbaje icyo kibazo we afite igisubizo, noneho abandi wenda badafite igisubizo cy'icyo kibazo, nta zindi mbaraga zibirimo, nta bundi bwenge bubirimo, nta rindi banga tubarusha. Ni ukuri ko Imana iragira ngo mbabwize ukuri, ahantu yicaye hano nta rindi banga afite mbarusha mwebwe muhagaze aho cyangwa mwebwe mwicaye aho, uretse Imana yonyine niyo yabibayemo. Mfite hashtag ivuga ngo Imana ibirimo, ni Imana yonyine yabibayemo kugira ngo uyu munsi ikindi ugiye kumurika album umunsi kwegukana ibikombe bibiri mu gihe cy'umwaka umwe uri mu muziki. Umuntu yavuga ko kariyeri yaguhiriye hanyuma uzayifatanya kuri ibyo bitangazamakuru. Ikindi kibazo cya gatatu kutubwira kuri uyu mukazi wese icyo watumye Gahongayire, icyo watumye Gahongayire, ibyo byose ari impamvu kugira ngo utabanza kuri liste. Hanyuma niyo Bosco icyo gitaramo cya mbere ugiye kuririmbamo nyuma y'uko usinye amasezerano muri Kikas, ariko waje kuzashyira hanze album abandi bagasaba n'imyaka muri Kikas uhitamo kuzashyira hanze utega ikindi concert iki utazanye album ugahitamo kuzashyira Urakoze kubera ko wajije ibibazo byinshi kandi birebire ubwo banza bisubize, ariko twongeye kubanza gushimira abafatanyabikorwa batumye izi gahunda zigenda neza n'imyiteguro iyo Sowejo launch. Dushimire Marshal Construction, dushimire Heaven, mwakoze cyane. Turaza kuza kumva ubuyobozi bwa Marshal nituza gusoza sesiyo y'ubuyobozi. urakoze cyane. Impamvu Sowejo ariyo yitiriye album kuko aricyo kibazo cya mbere, ni indirimbo nk'uko abivuze, ni indirimbo mfitanye nayo amateka, ni indirimbo yafunguye shapitire ya mbere mu muziki, mu rugendo rw'umuziki, ni indirimbo yakiriwe cyane, ni indirimbo almost hafi kugera miliyoni eshatu z'abantu bayirebye cyangwa 2,900,000. Ni abantu benshi kubera ko ari indirimbo yari ibumbatiye rero amateka yanjye, kuko njyewe sindi umwanditsi w'ibitabo,
niyo numva ashobora kwandika ashaka kujyana muri studio akandika mushyira mu ndirimbo. Suwejo rero irimo live story yanjye iri deep ya nyayo itarimo gufakinga. Urabona bibiri ngo nibuka ni ukurikiranye uburyo nanditse iyo ndirimbo cyangwa twayanditse muri studio. Shimira no mu buryo bwo Bosco yayikozeho, mushimire cyane. Hari n'izindi ndirimbo zakoze kuri album, ariko urabona no ku munsi mugize nara kuri stage kabisa bigishara zayima cyangwa za market zize no mu ndirimbo zanjye nagiye mbibona ko nta hantu ntatanze mbere ku munyamuziki wese ushobora kuba yashyize akaboko kuri kariyeri yanjye y'umuziki. Suwejo rero ubumbatiye byinshi, ubumbatiye amateka yanjye, ikindi kandi yakiriwe neza. Kwiyitirira album numvaga nta gisebo kirimo kuri njye, dore ko bimwe mu bintu nabwira n'abantu bakurikiye iyi press conference ni uko ababyeyi banjye bazaza kumushyigikira ku munsi w'ejo. Ari papa ari mama bazaba bicaye aho ngaho, kandi nzi neza ko bazabona ko hari icyo umwana wabo yakoze. So kubera ko ari indirimbo rero iri deep, naravuze nti reka nanayitirire album, numvaga nta gisebo kirimo. Ikibazo cya kabiri kijyanye n'abahanzi. Abahanzi twatumiye Aline Gahongayire kubera iki? Nimureba line up iriho abahanzi bane bo mu gihugu cy'u Rwanda, ikabaho abahanzi batatu bo hanze y'u Rwanda, ariwe Double J wo muri Burundi, hakaba Kiriku wa BJ, hakaba na Leo Dixon umuhanzi wa gospel muri Uganda. Impamvu rero natumiye Aline Gahongayire niwe wakomojeho. Hari abantu bakunda Suwejo bazi ko ari indirimbo ya gospel, ariko ni indirimbo y'ubuzima. Umuntu muri gospel yayimba, umuntu muri sekere yayimba, umuntu yayimba muri Islam yayimba. Ariko kandi hari abantu bakunda kumva indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana. Izo ziri mu mpamvu simusiga zatumye twaprocinga Aline Gahongayire, nawe arabitwemerera, yemera ko azaza kuririmba. Hari abantu benshi bakunda Aline Gahongayire, imyaka amaze hafi 20 muri music, hari milestone amaze gukora, hari itafari rikomeye cyane amaze gushyira ku muziki nyarwanda, by'umwihariko umuziki wa gospel cyangwa se umuziki wo gukorana no guhimbaza Imana. So naramwaprocinze aranyemerera. Niyo Bosco ari muri bamwe bakoze kuri album yanjye. Kameme nta kuntu umuntu wafata nka mwarimu wawe wayoboye wenda album wavuga ngo ntabwo yaza kuririmba mu gitaramo cyawe. Indirimbo ze ndazikunda, indirimbo ze arabizi. Hari igihe twe dukomanga bitari kuri kamera, bitari nawe arabizi ko njye ndi umufana we, imiziki ndayikunda, by'umwihariko n'indirimbo yitwa Ubigenza ute. Se burya ubundi kuvuga rero gutekereza cyangwa tekereza mbere yo kuvuga. So urumva rero uyu n'umwarimu ufata nk'umuntu ukomeye cyane iyo Bosco. Urabona ko hari no mu bantu baje muri press conference, ariko hari abandi bari kuri list mutabonye hano. So mwarimu wanjye ntabwo umunyeshuri we yari gufeiringa, nubwo yari guseba, yavuze ati reka njye kuri umunyeshuri wanjye sha. Niyo mpamvu niyo Bosco twicaranye hano. Kumutumira rero nuko navuga n'ubundi umuntu wagayirinze album yanjye, ngomba kuba nicaranye nawe, ngomba kuba ndi kumwe nawe, agomba no kuririmba. Nanjye byibuze naba ndi muri backstage nkumva ijwi barimo kuririmbira abanyarwanda. Rwo kumutumira witwa Precizi, ni umwe mu bajene barimo gukora neza cyane muri ino minsi. Nta muntu watinya kubivuga ko ari mu bajene bahagaze neza cyane hano mu Rwanda. Naprocinze management team ye, barabinyemerera, nawe arabinyemerera, nubwo atagaragaye hano, ariko ku munsi w'ejo muzamubona kuri stage. Hanyuma Bushari we n'umusaza twabaye indirimbo yitwa Naremeye. Ku munsi w'ejo tuzareba tubita mu buryo bwa live. Rero kuba yaba ari kuri line up nabyo numvaga ntacyo bitwaye, kandi hari abantu benshi bamukunda, nawe ndi umufana we, nkunda ati ye, nkunda akazi ke. Hanyuma ndumva ari abo ngabo turi nk'abanyarwanda. Hanyuma tukajya ku bagande ariwe Levixon. Levixon ni umusore wanshyigikiye kuva natangira umwuga w'itangazamakuru, kuva nakwinjira mu muziki yampaye akaboko, atitaye ngo bya bindi namufashije nkiri mu mwuga w'itangazamakuru. Yarambwiye ati hari ibyo wakoze, hari ibyo wakoreye abanyarwanda, nanjye ngomba kuguha akaboko. Ndagira ngo mbamenyeshe ko abahanzi bose mwabonye kuri line hari wenda hari igihe tuzana kuri pano ntitwivuge, ariko abo bahanzi hafi ya bose
nako ni bose aho mubona kuri line up nta n'umwe nishyuye ikintu mu cyumbe neza nta n'umwe nishyuye mu gihe abandi bahanzi bajya gupafominga mu ma-album bishyurwa amahanzi n'umwe nishyuye uyu niyo bose twicaranye nta n'ibipfumuye nta n'umwatanu Levixon nta kintu namuhaye ariko ngo ntacyo twisize ntacyo nabo bandi bose mwabonye kiri nk'uko Double J nk'uko kubera ko twateguye kino gitaramo bitameze neza nubwo bitameze neza Imana yabihagazemo gusa Imana yaragiye ibihagararamo ubu turabura umunsi umwe wonyine kugira ngo nako ni amasaha kugira ngo tugere ku munsi wa so abo bahanzi hafi ya bose rero banakoze mu buryo bwo kumushyigikira Kiriku afite indirimbo zikunzwe mu gihugu cy'u Burundi hari n'abarundi bazaza mu gitaramo bamaze kugura amatike bamaze no kunyakira bambwira ko bazaba hari abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda kubona Kiriku kuri stage na Double J urumva uwamaze gusavinga umurundi uri hano mu gihugu so nibo nahisemo nabo baprofesa barabyumva bangoye bemera kuzaza gushyigikira numva sinzi niba Dr. byabanyuzwe hanyuma kuri award ngiye hari ijambo nababwiye nyinjira ndavuga ngo Imana ibaho umugisha ndabwira nta bundi bwenge burimo mu nyumbeteza ngewe ntabwo nzabaza ngo mbabeke ngo ndara amajoro ngo kurusha nde ndara amajoro kurusha nde nta bundi bwenge nta bundi buhanga burimo ahubwo ni Imana narakoze ntabwo nakoze nzi ko ndimo gukorera awards nasohoye indirimbo ya mbere tariki 11 z'ukwezi kwa 11 niba ntibeshye 2022 Sowejo indirimbo ya kabiri Barata nayisohoye ngira ngo mu kwezi kwa 12 kujya kurangira niba se mu kambere gutyo ndakomeza ndasohora ndakomeza nsohora imiziki ndayisohora bamwe barayanga abandi barayemera ndakomeza ndayisohora so ngende umuntu ukunda kugira consistency mu kintu cyose ntangiye ngomba kugira consistency rero kubijyanye no kwirukana award ngende mbishimira Imana nkavuga ni kuri Imana yari yemeye ko ari ngiye gutunga urutoki iyo award nkayegukana nahawe award muri Karisim y'umuhanzi mwiza ukizamuka w'umwaka ntabwa award na Isango Star bashimire cyane nkeka ko amahitamo yabo ntabwo yibeshye niba koko namwe muri hano muri abantu bizerera mu gukora muri abantu bizerera mu murimo nkeka ko nta muntu wavuga ngo iriya award ntabwo wari uyikwiriye so ni ugukora gusa Janvier ni ugukora byo Imana ikagira umugisha tugakomeza tukagenda ndabubaha cyane ikindi kandi ndanabukunda urangiye nenjoyinga kubaza umuntu utisekera ndabyenjoyinga hari abantu bazi ko nyine ngo wenda ngo ibyo bitankorera oya nanjye birankorera kuko ntabwo barimo kumuseka iyo turimo gukora ikiganiro kavuga imisekere tugaseka nanjye birankorera iyo turimo gukora ikiganiro ukumva umuntu asohoye amarangamutima ye nyuma y'imyaka wenda 30 cyangwa 40 n'ingahe atarigeze abivuga akabivugira mu kiganiro iwawe nawe ibyo bintu urabyenjoyinga so umwuga w'itangazamakuru wo ndacyaburimo kubera ko dufite gahunda yo kubaka studio ya Yego TV Show kugira ngo noneho bya bintu tuzabikomeza ariko dufite na address Janvier nifuza kuza gutanga ikiganiro muri Yego TV Show Parole nifuza kuza umusaza runaka nifuza kuza aze yicare tumubaze ibibazo fresh ubundi yicomo cyangwa no ari no kuri background fresh imeze neza icyo gihe rero mu gihe bitarakorwa muzaba mutubona muri kaburimbo dusanzwe dukora ibiganiro tugafatanya na mugenzi wanjye Mustafa Fido ari mushimire cyane kandi nzi neza ko bizagenda neza umuziki muzajya mubona kubera ko hari benshi bagiye bibaza ngo gute yagwavanga imiziki n'ibiganiro ariko ndagira ngo mbabwire ko Sowejo iyo album yitwa Sowejo yari dedicated kuri Yego TV Show kuko Yego TV Show mfite amateka nayo na Yego TV Show kandi amateka akomeye aho yaturutse ibyo yaciyemo byose mfite amateka n'iyaca so nagombaga gufata album yanjye ya mbere mu muziki nkayishyira kuri channel yitwa Yego TV Show ariko nyuma album ya kabiri izaba yiganjeho amakolabo menshi ni album izaba iri kuri channel yayo ubwo nkeka ko itangazamakuru riri hano riraza kubona mu kiriziyo nkuru kuko nakomeje kugira inshuro nyinshi
ariko benshi ntibabisobanukirwe. Umwuga w'itangazamakuru turacyawurimo, tuzakomeza tunawukore ariko tubifatanya no gukora